neza abakunzi ba Iriza Official, turabasuhuje cyane, tubahaye ikaze kandi kuri YouTube channel yacu. Twe tubakumbuye, natwe kandi turabiswa mwari mudukumbuye. Nkuko mubizi rero mubimenyereye, jyewe ndi Iriza, ndi kumwe na mugenzi wanjye Germain nawe yarabakumbuye cyane, ariko yari yarabuze, njye nari naramubuze. Bambuye ese wabonekaga? ntabonekaga, ahubwo ni twaturwara two muri iyi minsi kabwitira gukubita ukagira ngo arwaye sida. Ni ibibazo. Rero uyu munsi tufite topic nziza idasanzwe, tugiye gukora deba nk'ibisanzwe. Germain ntabwo tuzongera kuvuga turi ku ruhande rumwe, no guhora mu ntambara. Ariko ubushize warankubise. Ntabwo nongera. Warankubise ndabirwara, menya ariyo mpamvu nahise ndwara na grippe. Ntabwo nongera, dore bituma tumara igihe tudakora urwaye inkoni zanjye. Ntabwo nongera. Umugabo ukubiswe n'umugore ahita arwara ibicurane. Okay, ntabwo twongera kari kanyuzemo. Uyu munsi rero tubafite topic nziza cyane, cyangwa se insanganyamatsiko mu rurimi rw'ikinyarwanda igira iti ese ni byiza ko umukobwa wakunze umuhungu yatobora akabivuga, cyangwa akwiriye kuripfana akihangana agashinyiriza, cyangwa se yakoresha ibimenyetso abyereka uwo muhungu yuko yamukunze? Tugiye gukora kuri debate, ariko njye ndaba mpagaze ku ruhande rwemeza ko umukobwa akwiriye gutinyuka akabivuga, nawe ntitwumve ko bishinzwe umuhungu ari we ugomba gutobora akabivuga nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe tubikora. N'umukobwa akwiriye gutinyuka akabivuga. Njye ndaba mpagaze kuri urwo ruhande, ariko uyu munsi ndagira ngo mbwire ko nutsinda nahita nkunika. Germain ntabwo twavuze ko nakurwara. Ntacyo ndakubabarira, ntacyo, ariko kuntsinda uyu munsi ntabwo ari. Njye ndi ku ruhande ruvuga ngo umukobwa ntabwo agomba gufata iya mbere ngo abwire umuhungu ko amukunda. Okay, duhite tunatangira none, sibyo? None se urabizi neza wari wakundaho cyane ngo wumve ukunze umuntu? Of course. Urawufite. None se wumva ukuntu kuzirika amarangamutima ukuntu bibabaza? Ariko ukayazirika ugaharanira agaciro kawe. Ariko ku bwanjye mbona muri n'intwari. Ni gute ushobora guhisha ikintu ugapfiramo, uri kwereka ngo uri guhisha ngo nese ubundi mubivuze bitwaye iki? Waba wisha umuco. Umuco gute se? Umuco turawugira, turi Abanyarwanda. Umuco w'Abanyarwanda turacyawugira. Kuki ariko muba mushaka ko waracitse? Ahubwo ikiganiro gikurikira tuzaba tuvuga impamvu umuco wacitse. Wacikiye njye ndacyawufite. Wowe urawufite? Niba njye ntabwo naza ngo nkubwire ko ngukunda uri umuhungu. Abahungu bacu hano baranyica. Ufite imitekerereze iri hasi. Umukobwa iyo aje akakubwira ngo ndagukunda, namwe mumbwira abakobwa n'abahungu, ariko nta kibazo mwemera kumbwira muri comment, uhita umuca amaso. Njyewe se cyangwa njye ntabwo ndavuga umutipe nyine, si bose uhagarariye abatipe. Nubwo nuvuga umutipe ugura uvuga wenda ubuzi njye ni umwe mu magana. Oya, abatipe benshi tumucana atunga karanyitereteye karoroshye ukabona ntago yankora, akajya gutereta handa turanda mufite yaranyitereteye, yarampfiriye, yarankunda. Urumva akaba aricyo kibitera nyine akamuca amazi gusa kuko yafashe iya mbere akabimubwira. Oya, iyo ntabwo ariyo mpamvu. Ni wowe uyizi, kubera yuko njyewe iyo mvuga nshingiye ku marangamutima yanjye ukuntu aba ambwira, kandi nkavuga ikintu ngiye mba nzi neza ko nabonye kuri runaka, cyangwa se numvishe kuri runaka uruhande runini, urumva, cyangwa se umubare munini w'abantu twagiye tuganira, ni abantu bemeza yuko n'umukobwa akwiriye gutinyuka akabivuga. Rega mutinyuke, murashoboye, musigaye dore no muri guverinoma mwagezemo, kandi kera iryo jambo ntabwo mwari murifite. Urumva, umugore ubundi yari umuntu wo guteka, gukora uturimo two mu rugo, ariko umukobwa turanamubona no mu ntuza no mu nzego zishinzwe gutwara ibinyabiziga. Umugore ajya ku ntuza akajya muri bisi agatwara abagenzi, akajya kuri moto. Kera ntibyabagaho, byabaga ari sakirego. Rero sinumva ko hari n'ibintu birenze
ry'uko ushobora no gukunda umuntu ukagaragaza amarangamutima ukaza ukambwira ati Jerime sore mwiza kibogari njyewe narashimye. Sinzi uburyo wabimbwiramo cyangwa se uburyo wabibwira umuntu wakunze washaka cyangwa se njye nzabakopeze ndaza no gushyiraho nimero zanjye muntuza muri kugira ngo baguterete se. Oya banerete wapi umukobwa wakunze namugira n'inama namubwira nti genda gutya urumva bitegure umuhungu umwicaze umubwire rega abahungu bose nk'ukuntu Irize yarabivuze ntago bose ariko babibona gutyo. Ntago ari bose hari ushobora kubimubwira ariko ni benshi gute se ni benshi pe. Ubu nawe wabona ari kumeza uri aha ngaho uri kutubeshya kuri kamera meze gute njye umukobwa yaza kandi leta se nkabivuga tujye mu bandi bati noneho uriya mukobwa yarasa tuzi ko anyitereteye. Ahubwo yewe ku ruhande rwanjye numva biteye isoni kuba wafata iya mbere ukabwira umuhungu ngo ndagukunda. Ushingiye kuki? Shingiye kuki icya mbere wenda n'uri kuvuga ngo umuco waracitse ariko ni ibintu twakuriyemo pe. Ibintu twakuze tuzi yuko umuhungu ari we wa mbere ukwiye gutera iya mbere kuko umuhungu ni nawe ugukura iwabo akakujyana iwe. Umuhungu niwe uza kugukwa. Uzi kugenda ukiteretera umuhungu ejo akazaza kugukwa wamwitereteye bitwaye iki? Biteye isoni. Isi gute? Nese abadukurikiye mutubwire si biteye isoni? Ntago biteye isoni muri iki gihe turi mu gihe cy'uburinganire. Urumva niba icyo bita uburinganire n'ibijambo kuringanira mu byumva kandi akaba ari nacyo leta ishyize imbere dukwiye no kuringanira mu rukundo. Twumve yuko umugabo asumba umugore mu rukundo. Hoyi tugomba kuringanira n'ukuntu njyewe niba ari ibyo tugiye kujya tunabakwa rero nicyo gisigaye. Mu Buhinde se si babikora? Nese twe turabahinde. Oye nyine twigira ku bandi sibyo? Oya neva hari ibyo kuringanira twabayeho abagabo mu nyumve rwose abagabo mudukurikiye iki kiganiro ahubwo wenda sinkigice ko ubu murashaka ko tubakwa nabikora ariko ko twese inoti dusigaye tuzifite tubuze turakora. Kubera ikize mutabikora mubuzwa n'iki? Kubakwa abahungu mudukurikiye murabishaka tuzajye tubakwa. Oya nge ibyo icyo cyangwa ubwo nitubakwa hari n'inshingano muzajya mukora z'umugore wa Paul. Iyo ni topic tuzaganiraho kwayo ariko naho twanabakwa twebwe ubundi se twe twabuze iki? Ukuntu nyine niba wumva ko wadukwa mwadukwa sibyo biranashoboka ko n'ubundi no mu Buhinde ntacyo twabona. None se urumva bitagutera ikimwaro kuba nagukwa ngewe nta kimwaro biguteye? Biterwa n'umugabo wari sibyo ku ruhande rwawe cyangwa cyo kubwanjye kubera ko njye namenyereye kurya agafi n'irobere byantera ikimwaro. Urumva dusimwumva hari umufatiye Jerime. Oya ngiye kubwanjye ndavuga kubwanjye nyine urumva byantera ikimwaro urumva ariko binyuze hari uburyo byanyurwamo. Kubera iki byagutera ikimwaro? Uzi impamvu se? Wamenyereye wakuze ubona ko abagabo bakwa abagore. Uwo rero ni wa muco nyine nakubwiraga twakuze tubona tukigenderaho. Indira bisobanure ubu ngubu dukundana sibyo? N'urugero wenda muri business yanjye akazi ntabwo kagenda neza sibyo? Amafaranga ntabwo ari kuboneka. Wowe uyafite warindira yuko tujya kubana mpaka igihe nzabonera amafaranga cyangwa ahubwo kuko n'ubundi wifuza yuko tubana wambwira uti hano mfite miliyoni 7 cyangwa se 6 sheri aya mafaranga tugomba gukora avuye ku ikofi yawe kuko uri kubona yuko ngewe ndi kudindizwa n'ibyo ndimo ntabwo ndi kuyabona kandi ninjye ukunda kandi urifuza yuko ibyo urabyemera. Nubwo buryo rero nashaka kugusobanuriramo ni nk'uko n'ubundi tudatandukiriye sije twari turiho ukwiriye kuza ukambwira ati Jerime bite ni byiza tundeba rero ntubifate nabi wanabitegura. Hari n'uburyo bwiza bwo kubikoramo urumva ukambwira uti tugira inama
ndi kubagira inama tugira inama reka mwicare twige nibuze nimugira inama ubwo ndaba ngutsinze turimo turicaye turize ubwo yabyemere none ubwo watsinzwe ubwo uyu munsi nagutsinze aha urakoze cyane kwemera gutsindwa reka tubagire inama rero ukuntu byagenda sibyo no mu ishuri suzi ko nabaguha mbere iyo nabaguha kabiri sinarira Jerime yabaguha nyuma shasi nibuka umwanya wabaga pe ariko icyo nzi cyo nuko utari umuhanga cyane icyo nibuka cyo nuko wakoperaga Shawuntejiriza official ubuzi reka tunyuremo n'abasetsi mbabwira ukuntu Iriza noneho yabigenzaga yajyaga yambara uturineti akadushyirana imbere agakaye hano akareba gutya mwarimu akagira ngo ari kureba imbere kumbi amaso ari kureba mu ntuza mu gakaye akaba arujuje iryo ni isebanyabuhanga namaze tugaruke mbagire oya banzu reke mbabwire muri segonderi ntabwo nambaraga rinete barazambaraga mbese urabona dufite amaso ameze kimwe urabona amaso yanjye ko ameze nk'abashinwa urabona ameze nk'ayabo we ni wowe ukwiriye rinete nyine wowe kubera ko nyine wowe ureba uhunyeza komeza ikiganiro twagiye nyine tudatandukiriye topic twari turimo numva yuko umukobwa akwiriye kubitegura sibyo ate rero nizo nama nashaka kutugira tuzajya dutereta gute none se nk'ukuntu nyine twe tubigenza mukwiriye kutwigiraho sibyo n'uburyo bw'abahungu turashaka ubw'abakobwa nyine ushobora no gukoresha n'uburyo twe dukoreshamo ni ibisanzwe ni uburinganire sibyo nk'ukuntu njya gushaka amafaranga nawe noneho uburinganire urabwemeye last time muri ukuntu ari yanzonze none se uyu munsi singutsinze nyine akuriye gushaka kugira n'inzika urumva nk'ukuntu tubikora nkaza urumva ushobora no kubaza musaza ukuntu abigenza urumva ku badafite basaza babo ushobora no kwigira ku bandi reka ibintu byose twigira ku bandi sibyo kuko njye sinemeranye yuko umuntu akwiriye gupfukirana amarangamutima ye ukunda umuntu ugera ubwo urwara ujya ubona umuntu uze wenda niba umusore ukunda yifite nk'akaduka acuruza ujye uhora ujya kugura ibintu nta gahunda ufite wapi kugira ngo just rero ukuntu ngiye kubyanzura gutya bahungu mukurikiriza official nimba koko mushyigikiye ko umukobwa nimba yagukunze agomba gufata iya mbere akabikubwira mufunguke mu mutwe nimba umukobwa aje kukubwira ko agukunda si uko acitse amazi uwo mukobwa si uko ari cipu si uko aciriritse nuko kuko nyine yagukunze ibyo bibaho rwose kuba rero yafashe iya mbere akabikubwira ntukumve ko uwo mukobwa ahise aba acika imbere yawe ntukumve ko ahise nyine acika amazi oya wese kubimubwira iyo wamukunze ntuhite ucika amazi nawe ni umuntu agira amarangamutima rero kubikubwira ababikubwiye kuko agukunda ntabwo ababikubwiye kuko aciriritse hari n'abahungu burya ntitujye dukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire hari n'umuhungu uvuga utekereza ufite iyo mitekerereze ndagaye umuhungu wese ufite iyo mitekerereze yumva ko umukobwa niba amukunze amufiteho access 100% icyo agomba kumusaba cyose agomba kukimuhereza urumva kuvuga ati kuko ari we wanyitereteye ukamufata n'intuza nk'ikintu kiri aho ngaho nk'umwanda abakobwa niba hari ikintu cya mbere maze kubona nibo bantu bakunda bya nyabyo niba gukunze koko bivuye ku ndiba y'umutima we abikwereka kabisa urumva abikwereke umuhungu wese wumva ko kandi burya sina buri mukobwa wese ubabaza ngo akomeze kwizirika hari abakobwa bazi kuzinuka kandi nyuma ukazicuza ngiye gukoresha urugero buriya iyo umuntu cyangwa se tujye twigira ku mbwa imbwa urayibona buriya imbwa igira urukundo navuga narugereranya n'urukundo abagore bagira sibyo ntibanyumve nabi bumve mu ishusho nshaka gutambutsamo iyi message imbwa ni itungo mushobora kubana ukennye ntigute
ngo ijye kuba mu rugo rukize, sibyo? N'umukobwa wakunze niko ameze, ashobora kuza mu kageto ewana mukicwa n'inzara, sibyo? Uwo mukobwa wagukunze gutyo, wagukunze musore, ntukumve ko yataye umutwe cyangwa se yabuze ubwenge cyangwa se yabuze ikindi kintu akora. Urumva ko afite urukundo rwa nyarwo, abenshi bararubuze. Wowe ufite amahirwe ukabona umukobwa ashyiramo ifoti zose kugira ngo akwereke ko agukunda, wikumva yuko ngo akiri aho ngaho, ngo yabuze ngo ni uwo kwirira, ngo biri aho ngaho. Nizo tera imbere gazira. Uzi ko noneho turi mu kigero, turi muri generation aho dusigaye twivuga ibibi tukabivuga nk'ibyiza. Ari byo bigwi, ibibi ari byo bigwi wirata. Nanyweye amacupa 8 y'inzoga, uriya mukobwa ntamurongoye, nagiye kwa Nuza no kwa Sandra, naho nagiyeyo. Uri kumva ukuntu dusigaye twirata ibinuza, twirata ibigwi tutagakwiriye kwirata. Nyine ibibi bisigaye ari byo bigwi by'abubu. Ni generation Z rero, ntabwo niyo generation ya nyuma dukwiye kuyibamo. Ariko nanone impamvu tuba dutambutsa zino nyigisho ni ukugira ngo ufite ayo mahirwe, ukaba ufite uwo mukobwa ugukunda gutyo, cyangwa se watinyutse akabikubwira, wimufata nk'ikigoryi. Akenshi dukunda ibihombo, cyangwa se iyo abo bantu bagiye mu buzima bwacu, baba nk'umunzani upima ibyo tuzagira ejo. Ugasanga niba uhuye n'umukobwa noneho ugukundira amafaranga, wese wibuka ko Iriza gatutangira kuvuga ngo shamba Iriza wazaga kunsura, akaza akamara iwanjye icyumweru muri geto, twishwe n'inzara, ntanansabe n'ijana ryo kugura na mitiyu. Njye ibi bintu nkubwira ni ibintu byambaye. Njye nigeze gukundwa n'umukobwa, sibyo? Arankunda pe, aranabinyereka. Nta n'igiceri cy'atanu yigeze nsaba. Ariko igihe cyarageze, ibyo bintu byose yajyaga nkorera, naje guhura n'undi noneho w'inyatsi. Nimubyinyatsi byumve kabisa, kwa ko nabo ngo wirukana umugore ubyinyama ukazana ugugu n'igufwa. Nazanye ugugu n'igufwa, abantu badukurikiye mu byumve, nazanye ugugu n'igufwa. Ntangira guhita nkompara rwa rukundo rwa mbere, nkavuga niye isuku wa mbere we atanambwiraga ibi. Iki kiganiro kibafashe kumenya kudakora ikintu kizatuma wicuza mu buzima bwawe. Buriya niba hari ikintu cya mbere, uwo uvuga ngo urukundo ngo ni imenyetso, ni uko utahuye n'umuntu ugukunda bya nyabyo, ngo urukundo umuha ruhwana n'urwa aguha, munganye 50-50. Iyo uhuye n'abo bantu, mu bantu baryohewe, hari urukundo. Nicyo kintu cya mbere kiryoha kuri iyi si, nicyo kintu cya mbere kibaho cyiza. Kandi ikindi, reka ngira inama ngiye n'abakobwa. Umukobwa nimba nawe umuhungu wakunze, bimubwira nimba ubona ko akwiriye kubibwirwa. Nimba ubona ko adakwiriye kubibwirwa, mwihoreraho kugira ngo akucishirizemo ijisho ubusa. Mwese nimba ukunda wa muhungu ubona ataguha umwanya, ntaguha umwanya na rimwe, akuvugisha ari uko umuvugishije. Uramuhamagara ati nta mwanya afite, akonera umwanya rimwe na rimwe, nabwo ubona kwikiza. Uwo muhungu uzaba ugiye kumubwira ko umukunda, umubaza iki? Tukiri aho ngaho, iki ni ikintu cyica n'abahungu. Umukobwa yaguhamagaye cyane kuko yagukunze, yaguhaye umwanya, utangira kuvuga ngo iki gikobwa nacyo ngo kirandanye. Urakoze kubizi ibyo bintu. Ibyo bintu njya mbivuga, agiye bakanseka. Ukuntu wita ku muhungu cyangwa umuhamagara cyane, umutesha umutwe, umwereka urukundo, niko aba akurambirwa kumva yaguciye amazi. Ibyo bintu nyine impamvu tuba dukomye urusyo n'ingasi, ni ukugira ngo uzisanga muri iyo situwasiyo atazumva yuko ari ibintu ngo uyu mukobwa ngo yabayeho supaguru. Ugira amahirwe abonye ukwibanaho kuruta supaguru. Abandi babuze abantu bameze gutyo, urumva. Abandi noneho we urukundo arushoramo nk'ushora muri bizinesi, nk'uko nagenda nkashyira muri kampani runaka.
agahora akubwira kandi ubundi urukundo siko rwakagombye kumera. Urukundo ni ikintu kiri natirere nk'ukuntu twahoze tubivuga mu biganiro byatambutse. Bige gutandukanya urukundo n'amarangamutima, ibyishimo n'umunezero. Urumva hari ibyo bintu numara kubitandukanya uzabona ko uwo mukobwa uri kuguha umwanya kandi umwanya ari wo ure mu rukundo. Rero urukundo rugendwa n'utuntu duto cyane abantu bakunda kwirengagiza, sibyo? Rero twabahuturaga cyane. Iki kiganiro mwese mwabibonye ko natsinze Iriza mu nkomera amashyi, donanye ndayikomeye rwose. Ntabwo utsinze naguhaye. Dushimire abantu badukurikiye baduteze amatwi, kandi dushimire n'abantu bacu badukunda. Ko hari abantu bampamagaraga bati Iriza mwagiye. Abo bantu tubahaye ibibizo byinshi cyane, turabakunda cyane. Abatera komenti, abantu badukurikira cyane turabemera rwose, muri abantu bacu. Tumva twasoza ikiganiro message yacu gitambutse. Abumva buriya bumvise kandi hari icyo biri bubafashe. Erega ibiganiro nk'ibi ngibi dukora ushobora kumva kitagukoze ku mutima. Kuba kitagukoze ku mutima ntibivuze ko hari uwo kitari bukore ku mutima. Uwo gikoze ku mutima aba ari ubisaye, ubundi we kigenewe. Turabashimiye cyane mwakoze kuduteza amatwi. Ibiganiro byacu kuri Iriza Official nakagaruka. Ciao ciao.